Ngwaye ikaze neza cyane kuri Rugaju Rigani Sports. Murabizi wari umwanya tugiye kuganira ku makuru y'imikino. Habaye match ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Rayon Sport yasize amakuru menshi ariko nyine agomba kuza mu buryo navuga ngo bukirimo icyo twita ngo ni assuivre, gukurikirana inkuru tukareba ese iravahe, iraganahe, iraza kurangira ite. Ngicyo ngiye gukora rero no kubahereza icyo nakwita ibice nka bitatu. Igice cya mbere ni igice kiri buze kwibanda cyane ku mategeko, igice kijyanye n'amategeko. Icyo ni icya mbere, ese process igenda ite iyo ibintu byagenze kuriya byagenze. That's one. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubabwira reaction zitandukanye zakozwe, birumvikana ariko n'ubundi zigaragaza icyo n'ubundi abantu batekereza ko gishobora kuza n'ubundi kuba nyuma ya incident yabereye hariya mu Bugesera, birumvikana. Hanyuma hakaza n'igice cya gatatu, birumvikana, cyo kugerageza kubabwira noneho zandani. Ese hari ibintu bihari bindi nk'umunyamakuru wabagerageje kubona wowe ubwawe cyangwa se kumva kuri bagenzi bawe, ku buryo hari ikintu nyine umuntu yararana muri iri joro cyatuma arara mbere yo gutegereza imyanzuro ku wa mbere kwa kabiri, se hari icyo yaba ari buze kuba yararana amenye nka zandani. Nibyo ngibyo. Nibyo rero tugiye kuganira. Ni ikiganiro kigufi, singishaka gukora amavideo maremare cyane. Nabonye mukunda kumbwira yuko rwose mutayakunda, abarambira mushaka amavideo magufi. Be short, quick and precise. Dase ku ntego. Gerageje gukora video averaging hejuru y'iminota 15, ariko nshaka kujya hejuru ya 30. Muri iyo range niho nshaka kuzajya nkorera cyane kugira ngo muyirebe mwisanzuye. Niba ariko ari video isaba ubusesenguzi burebure, nabwo mujye muyireba yose. So uko se biteye, ndizera ko biri buze kubamerera neza cyane. Ujye kumva ibintu byiza biryoshye, biri butuma ugira quand même ikintu runaka usigarana kuri iyi saga ya Rayon Sport na Bugesera. Natangira nkubwira yuko tuba turi kumwe n'abavandimwe guturuka muri company ikomeye cyane y'isabune. Ni uruganda rw'isabune rwitwa Action Clear, rubyarwa na Action College. Action College yaje kubyara uruganda rukomeye rwitwa Action Clear. Bakora amasabune meza pe. Niba urwara ibiheri mu maso ukaba woga izindi sabune ntizigukeshe ntumere neza, shaka isabune ya Action Clear yo koga, yo gukaraba. Niba ukeneye isabune nanone yo gufura, shaka isabune ya Action Clear. Isabune yo koza toilette, baignoire, lavabo, shaka Action Clear. Ukeneye isabune yo koza imodoka, shaka isabune ya Action Clear. Ukeneye isabune ijyanye no koza ibyombo no gukoropa, ya indi savori kidireta kabisa bifite kuba ya nk'agafuniko kamwe, just nk'uko wafata nk'aka gafuniko kamwe ukaba wakamena nko mu ibase ugasanga karashyiramo ifuro ryinshi, koresha Action Clear. Action Clear nk'uruganda barashishikariza mwebwe abantu mufite amaboutique, alimentation, amadepo acuruza ibintu bijyanye n'isuku, abantu mufite supermarché, mwihutire kuranguriza isabune kuko babisigeramo amafaranga menshi cyane, ubundi mugacuruza mukunguka. Hanyuma nawe niba ukeneye isabune nziza cyangwa se icyo kwifashisha mu buryo bw'isuku na za shampoo zinozoza mu mutwe zigakoramo imvuvu, koresha Action Clear. Baboneka kuri nimero y'uruganda 07 89 43 69 15. Ukeneye kurangura ni 07 89 43 69 15. Mba ndi kumwe kandi na Fortebet Company ya mbere ya betting mu Rwanda. Mba ndi kumwe na Fortebet Company ya mbere ya betting mu Rwanda. Kuri odds bari hejuru kandi wiriye bahita bakwishyura nta kibazo. Ndacyongera kwibutsa abantu ko ukwezi kwa gatandatu kuraza kuba ukwezi kudasanzwe. Ni igihe cya Mercato mu Rwanda no mu mahanga. Hazaba hari igikombe cy'isi cy'amaklube, hazaba hari n'ibindi bintu byinshi bisaba ubusesenguzi mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Murabizi ko Mercato iraryoha na amezi 2 abanyamupira bashaka kumenya zandani. Niba uri umuyobozi muri company ahantu cyangwa se ukabona inshuti y'uwo muyobozi cyangwa se ko uri umukozi muri iyo company,
abagira inama baze tuganire amafaranga nkiri kwakira amafaranga agereranyije, kuko uko iminsi yegera mbona abantu benshi baba benshi bazamura igiciro. Ngwino kare tuvugane twumvikane uburyo nzakwamamariza, duhita tunakora iyo kontra y'amezi 2. Sinya mfata amakontra y'igihe kirekire azanteza ibibazo. Ya leta nk'uko twezi kwa 6 n'ukwa 7 n'abiri meza y'Amerika, ubundi dutuze twinjiranemo neza cyane. Dukabije twakora 3, ukwa 7, ukwa 5, ukwa 7 n'ukwa 8. Ako ndashaka ko abantu bazana amezi 2 yihuse dukorane quick, ubundi turya amafaranga. Murabizi ko twamaze kurenza 200 kuri YouTube, ndabashimira. And of course muranabizi neza yuko bien sûr dufite na viewership iri hejuru cyane. Murabibona hari video twakoze ziri mu 80, video iheruka iri mu 2115. So birumvikana ko na neza kwamamariza ibikorwa byawe unabihuza na Instagram na yanjye, naho byose tukabibyaza amafaranga. Uretse kuderanja gatoya, hanyuma reka twinjire neza muri iyo nkuru ya Rayon Sport. N'umuntu narimbwiye turi kumwe mutagira ngo ni mwe. Sinshaka gutinda, ndavuga ibintu bike cyane ariko ndasa ku ntego kugira ngo mubisobanukirwe. Ntagiye mu magambo menshi ngo umusifuzi ngo yasifuye neza cyangwa nabi. Ibyo se nu ajije ni ibyacu njyewe namwe, buri wese abifite mu mutima we, afite kwabizi. Haruvuga ngo yasifuye neza, haruvuga ngo yasifuye nabi, ibyo simbijyamo. Icyambere, Rayon Sport yari ifite uburenganzira bundi bwo gusaba ko umusifuzi yahindurwa 100%. Ikipe ifite uburenganzira bwo kuba yasaba ko umusifuzi yahindurwa, ariko kubisaba ntibivuze kubyemererwa. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyi kipe itishimiye umusifuzi, ibyo birasanzwe, ishobora kwandika igasaba ko umusifuzi ahindurwa. Icyo rero yakoze mbere rero nuko president wa Rayon yabonye information abasifuzi batarashyirwa hanze na federation, abona information ivuye muri Ferwafa kwa kuntu ufitemo abantu nyine babazandani, baramubwira bati bagiye kuguha umusifuzi wo hagati witwa gutya nabo kumande bameze gutya. Of course Rayon Sport ahitumvaga inyuzwe cyane ni hagati mu kibuga. Abanditsi baruwa abandikira Ferwafa ibwira ngo imikino tugezemo irakomeye, muduha abasifuzi donc bazwi ubunyangamugayo bizewe mpuzamahanga se benuko. Rayon Sport biciye muri communication department yabo banagerageje no gukomunika abanyamakuru batumenyesha uko ibintu bimeze. Nge nari Nyanza ku ishuri, abavuga ngo namwe murebe aho bigana, murebe uko bimeze. Ese kuki n'abasifuzi mpuzamahanga turi guhabwa? Ubishyize ku munzani fairly byaba byiza asifura abasifuzi mpuzamahanga kuri match zikomeye. Iyo muzi zikomeye si za Rayon na APR gusa, oya mba mvuze na za match zigomba gusifurwa z'amakipe amanuka, kuko hose biba bikomeye. Burya ari match biri hagati muri table, kipe ntimanuka indi ntitwara igikombe. Iyo si match ya Ange ikomeye, nubwo nta match yoro, ariko burya hano hari igikombe kuri zire ebyiri zikomeye APR Rayon. None hano hari amakipe nkana manuka, ya makipe avuga ngo ari muri zone relegation. Ahantu ni match ziba zigomba gusaba ko zibaho abasifuzi b'abasiniya. Byari igitekerezo Rayon Sport yasabaga, ariko si itegeko ko icyo yasabye gihabwa, si hame, kuko siyo regreta ni commission ya arbitrage ibarizwa muri Ferwafa. Rero kubarizwa muri Ferwafa bivuga ko icyo gihe iyo commission ifasha umwanzuro iwutanga muri secretariat ya Ferwafa iyorwa na camarade ayawapruva ugasohoka cyangwa sifuzi bakemerwa. Rero commission ya arbitrage na secretariat ya Ferwafa niba batemeye yuko umusifuzi ahindurwa cyase umusifuzi ko batari bamutangaje bakagumishaho batekerezaga mbere, n'uburenganzira bwabo. Mbibutse ko umusifuzi yaba atari mpuzamahanga adafite iriya badge ya CAF ntibibuza ko yasifuza match ziri lokale, ntacyo bitwaye. Bivuga ko rero icyo rero yakoze cyo gusaba ko umusifuzi baba abasifuzi bakomeye,
iracyemererwa. Ariko nanone nicyo federasiyo yakoze cyo kudahindura umusifuzi, kuko n'ubundi twe twari twamumenye mbere nk'abanyamakuru nyine bicaye muri Zandani, nayo nta kosa yari ifite, kuko niyo regreta, niyo nyiri kugena abasifuzi. Nta kipe itegeka ngo nintabona uyu sinkina. Oya, ntabwo ibyo ari byo. Ibyo ntacyo byari bitwaye kugeza match igiye gutangira. Wabisabye Ferwafa n'abashurira yawe ati ibyo mutekerezaho match zigeze natwe turabizi, ntibibavune ntibashyushye umutwe, turabizi, mutuze, turabizi. Okay, araza nyine umusifuzi arasifura, match iraba. Ninjiye muri match nyirizina mbereka ko buri ruhande rwari rwakoze ibyo rugomba gukora, nta kosa ryari rihari. Match Rayon Sport yayatatse mu buryo navuga ngo ubwo ngiye mu gataktike gake, ingingo yanjye ya kabiri yayinjiyemo ifite ikintu cyo gushaka igitego cya kare. Ubona ko bashobora kuba banaganira na Rwaka bantisike situation mu mupira. Ni ikintu kiba iyo uri gutoza abakinnyi kuri match runaka, utekereza uko ikipe ya opponent ikina, ugatekereza nuko nawe uzitwara mu gihe bakina uko nguko nyine bapanze gukina. Reyo yari ibizi ko Bugesera iri bufunge inyuma, iri bukore ama block. Iyo tuvuze ama block ni kuriya izamu riba rimeze, none ugasanga abakinnyi bafunze ntibashaka kuva inyuma kugira ngo barinde izamu ryabo utabasha kuribona nyine ngo ritsindemo. So iki kintu rero iyo uri umutoza ukaba ubizi neza ko ikipe yawe iri buze gukina n'ikipe ifunga, kameme ugerageza uburyo bwose nawe uri bigeze kwatakisha abakinnyi bawe benshi, kugira ngo abakinnyi bawe benshi baze kuza kumena iyo defense ya adversaire. Niba mara kuyimena baze kubona uburyo batsinda igitego. Urumva usanga kenshi ari uko nguko ibintu biba biteye. Okay, kanze wenda mberekeho gatoya nkuko biba biteye. Wasangaga ndebera niba karimo neza, wasangaga niba umuzamu wa Bugesera ari mu izamu hano, reba ko karimo neza. Aba tuvuge ko aba bane bari imbere y'umuzamu ari aba defenseur ba Bugesera, aba bane bari imbere ari aba mediateur ba Bugesera, aba babiri b'imbere ari abakinnyi b'abataka ba Bugesera. Bose wasangaga uyu n'umurongo w'abanyamukirwa kabiri bahagaze neza mu kibuga cy'ikipe ya Bugesera. Ntango ugabanyijemo ikibuga kabiri, wasangaga bose bahagaze mu kibuga cyabo. Bivuga ngo bakoze ibyo bita ama block, bafunze nta mwanya. Nawe ubirebye ututu x tutigeranyije n'abakinnyi, ubirebye wabona ko nta espace bahagariye. Izamu ryabo bari barifunze, bane inyuma bane imbere yabo, kandi begereye izamu ryabo ku buryo kubona wacisha umupira hari haguye Rayon Sport. Ibyo byita gukora block media no gukora block bar. Iyo ufunze gutya rero biba bivuze ngo Rayon Sport nayo abakinnyi bayo baraza mu kibuga cya Bugesera. No ngo abimbere bariyo, abo hagati baraza mu kibuga cya Bugesera, n'abinyuma barazamuka bakazana ku murongo ugabanyamo ikibuga kabiri. Rayon Sport ubwo uhita usanga nko guhagararayo abareyo. Ngiye kubagereranya, wenda ngiye kubagera nk'utudomo kugira ngo mubibone uko baya biteye. Ntabwo byoroshye, ibintu by'umupira ntabwo byoroshye. Usanga bagenda biplasa, ahantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi babona espace. Cyenda umuzamu mu izamu yayo 10. Murumva so wasangaga nka Rayon Sport gereranya abakinnyi bayo n'utudomo, wasangaga bagiye bajya mu myanya ituma abakinnyi ba Bugesera bataza kubona espace zo gukiniramo. Cyangwa murabibona, ufite abakinnyi ba Bugesera najyanyije na X, ukagerera abakinnyi ba Rayon bagereranyije n'utu tudomo. Niba espace zifunze gutya, ikibuga gifunze gutya, hadanangiye ubona bidashoboka yuko
hari ahantu abakinnyi bari bapfa gucisha umupira. Icyo Bugesera ikora ni ukuvuga ngo umupira niba uje hano abakinnyi ba Bugesera nka batatu bahita baza muri zone irimo baro, umupira waza hano abakinnyi ba Bugesera nka batatu bakaza muri zone irimo baro. Rayon Sport yashaka gukinira hagati abakinnyi ba Bugesera ugasanga bahise baza nka batatu cyangwa bane birunze kuri reporter di baro cyangwa kuri wa wundi ufite umupira, ku buryo rero byarayigoraga gufungura ama espace kubona umwanya wo gukinira ngo ibomore defense ya Bugesera iyitsinde igitego. Ariko ku Bugesera iba yakinnye, ndagira ngo nkumenyeshe ko nureba no murongo abanyamukibuga kabiri ini nyuma aha hose, aha hantu ciye imirongo, aha ni mu kibuga cya Reyo, aha iyi mirongo ubona imanuka hano, aha ni ukuvuga ngo hambaye ubusa, nta bakinnyi bahari, yaba ba Bugesera yaba n'aba Reyo. Ubwo ni ukuvuga ngo hari espace z'ivide, ngo Bugesera ni rekipera hano ishaka kujugunya umupira mu kibuga cya Rayon Sport, hanyuma igakora counter attack cyangwa igakora ibyo bita attaque rapide. Wibuke ko ifite abakinnyi babiri, aba bakinnyi babiri uyu n'uyu ba rutahizamu bari imbere muri 4-4-2. Ubwo ndavuga Faruku Sentongo na rutahizamu wabo witwa Uma Aba. Aba babiri ushaka kujugunya imipira, basiga abana ba defenseur babiri ba Reyo bakagenda bagatsinda. So ni nacyo cyabaye. Icyabaye niki nuko Rayon Sport barazamutse bose baza mu kibuga cya Bugesera. Bugesera nayo bose basubira inyuma. Bugesera bakora ama block, baracunga barakanira barabatira Rayon Sport ntage tubanamo igitego. Mu gihe bimeze uko nguko Rayon Sport bayifunze nta no kubona ama espace yacamo ngo itsinde, ego igiye kubona ibona Bugesera irarekipe. Bugesera irarekipe ite Sefu afashe umupira acenga umukinnyi umwe ashaka gucenga undi ahita mwaka umupira. Uwa mwatse umupira Sefu niwe nimero 6. Sefu bivuga ngo niwe wari uri hagaze imbere y'aba defenseur babiri ba Rayon Sport. Bamwatse umupira no kuvuga ngo umukinnyi wa mwatse umupira yahise agera imbere y'aba defenseur babiri ba Rayon babasigaye. Ubwo ndavuga Yusudian na Omar Nyingi. Nango yatse Sefu umupira ahita bagera imbere gutya ahita babona. Wibuke ko afite abakinnyi babiri imbere ye, afite Uma Aba Rutahizamu, afite na Faruku Sentongo. Noneho uwo mupira Sefu ari gucenga, umuntu yitwa Serumogo kuri kabiri yari yirutse ajya hagana muri kona kugira ngo arebe ko Sefu nacenga umuntu wa kabiri ahitamo pass atere cross. Rero batse Sefu umupira, Serumogo ari hafi ya kona. Icyo umukinnyi wa rekipe umupira yakoze niki? Yahise awuha Rutahizamu Uma Aba. Uma Aba mu gufata umupira ahita uzamuka nayiruka cyane akina na Faruku Sentongo, bakunda kwita Faruku Ruhinda, abahererekanya mu kuzamuka. Rero urumva na abakinnyi babiri kuri babiri, umupira wa undi wa utanze nawe yarirutse aza muri box, wa undi wa urekipe yarirutse cyane asiga Sefu ashatse kumukurura Sefu aragwa, umukinnyi wa utanze ariruka asanga babandi babiri imbere, bisanze muri jeu ya 3 contre 2. Bugesera ifite abakinnyi hafi 3 kuri babiri bare. Umukinnyi wa mbere wa Bugesera icyo yakoze bageze muri box yaracenze, mu gucenga umudefenseur wa Reyo umwe abamukuyeho hasigara umudefenseur umwe acomeka pass. Mu gucomeka pass umukinnyi wa Rayon Sport yayisaza atega umukinnyi wa Bugesera bapashe. Umusifuzi ni yanatanze penalty arasanga, ariko mu kumuteganya ko yo baro yarakomeje isanga n'undi Faruku Ruhinda. Wibuke ko bazamutse ari batatu, umwe yacenze umudefenseur wa Reyo aragwa, wa wundi ucenze wa Bugesera atanga pass. Mu kuyitanga umudefenseur wa Reyo umwe wari usigaye ategwa bapashe, ariko umusifuzi natanze penalty hasanga umukinnyi wa Bugesera umwe wari usigaye ahagaze wenyine ahita shota mwiza. Bugesera ibonye igitego kuri counter attack. Impamvu yitwa counter attack nuko baro bari bayirekipeye bari mu kibuga cyabo, icyo twita muri block bar, bawurekipeye inyuma bahita bazamuka kuri counter attack batsinda Reyo. Bivuga ngo Reyo no mu mikinire muri half time ntabwo yakinnye neza, itsindwa igitego muri half time, bashaka kukigombora mu minota ya mbere rwose biranga. Match no baragitse nko minota 15 ya mbere, 14-15 niba nibuka neza. Half time irarangira Reyo itagomboye, igice cya kabiri kiraza. Reyo itari gukina neza, Bugesera amaze kubona igitego, birumvikana ko half time yashojwe babajije iby'inyamirambo bumva APR na Gorilla n'ubusa ku busa. Icyo gihe APR na Reyo zari ziri kunganya amanota neza, APR taratsinda zaranganyaga. Noneho zinganya amanota zinanganya n'ibitego zatsinze n'ibyo zizinjijwe, bivuga ngo ibintu byose byaranganaga. Ariko Reyo ivuga ngo second half nitugombora gusa ntidutsinde, APR igatsinde leta tujya imbere, kuko urumva niba
barabati turi kunganya twe twatsinzwe ubwo urumva Rayon yarushaga APR rimwe murabizi barabati nitunganya turiyongeraho inota rimwe ariko ni itsinda iriyongeraho amanota abiri kuko nyine yari ifite rimwe muri live table kugeza kuri ubwo APR Rayon itararibona ko yari yatsinzwe muri half time niho mvuga ubwo abara bakabate APR ni itsinda ikabona 3 ubwo ntarebye bya live table twe tukanganya tukabona rimwe ubwo biragenda gute barahangayitse urumva ibiganiro ukabyumva abafana ntago bameze neza ubwoba iki nyine muri half time mutoza simbuza kuramo bugingo kuramo Adama Bagayo kuzana Elenga Kanga ibintu nk'ibyo yahise anazana Elenga Kanga kuramo Bagayo haza kuza incident Rayon Sport izamukana umupira aracenga Bedi mu defenseur batatu ewa nanarenze ka karongo batereramo penalty kare akaziga areba izamu mu kujya gushota baba mushyize hasi bamwe ati ni penalty abandi bati si penalty namwe musubire mu mashusho murabijije icyo gihe bibaye kuko abakinnyi bare urumva bazanye konsinya bavuye mu kuruhuka bababwira ngo please twatake tugombora yakirika kugira ngo dushake igitego cya kabiri bagitega bakizamuka rero umukinnyi wabo bakavuga ngo aratezwe abakinnyi bare barahagaze bategereje penalty mu gihe bagihagaze Bugesera yiteye izamukira kuko umusifuzi yari amaze gusanza irongera bakubita indi counter attack iramanuka papa no muri box ya Rayon Fiston niwe warusiganye n'umukinnyi wa Bugesera Fiston nabonye avuga ngo ntiyamukuruye umukinnyi wa Bugesera ati yarankuruye cyane nabonye president gaye yaravuze ati misifre yari myiza 90% ati n'utuntu duke tutagenze neza boom Fiston n'umukinnyi wa Bugesera niba yaramuteze niba ataramuteze nimwe mwabijija mugende muri amashusho nge nta ruhande mfata baba mushyize hasi umusifuzi ati ni penalty umusifuzi natanze penalty umuntu wa mbere byabaje ni Sudianye n'abandi barababaye Sudianye ararakara aramusunika ararakara abakinnyi ba Rayon bararakara bibasaga abafana ba Rayon bararirimba bati muvemo bibasaga birasakuza ariko abakinnyi baramuturisha mugenzi wabo Sudianye ashana no kuramo umuzamu mugati vamo patience wifata bareke n'ubundi bari kutwiba iramanta cyane muri kwa kwiramanta birangira muturishije penalty yaterwa Aba ahita yitsinda tayizamu wa Bugesera abagejeje igitego cya 14 uyu musore w'umunyanigeria w'imyaka 23 ikina 24 aba bayi top scorer abageni imbere afunganye kuko baranganyaga 13 penalty yatsinze yise mu igitego cya 14 ngaha ho rero abafana ba Rayon bari bicaye hakurya nango hari igice gitwikire kuri stade ya Bugesera kirimo VIP n'abandi bafana bicara hakaba n'ahandi atari ama escalier cyangwa se intebe nyine ho gusa ni ubwatsi urebye ni nk'ahantu hari kuzubaka wenda nyuma mu kongera stade ko hari parcelle nini cyane ariko nyine itarimo intebe abafana baba bahari bahagaze ubwo birumvikana n'ahantu hatubatse nyine ntiyabaramo ibinonko ibituntu nk'utwo nyine ubwo abafana bahari batangira nyine gufata ibyo binonko batangira kubitera mu kibuga n'utuntu tumeze nk'umweru tumeze nk'utubuye ukuntu niba ari amabuye ya nyayo ko sinarifashe ngo ndebe niba ari ibinonko sinzi nyine batangira kubitera mu kibuga batera ngo rimwe umusifuzi wo ku ruhande mu mugongo mu gutera umusifuzi ku ruhande iwe mu mugongo ya urumva yaje hagati mu kibuga kubwiro hagati tibanteye ibuye ke ntago nguma hariya ngo bame n'umutwe ntago ushoboka na uri umuntu ntago wabikora abakinnyi ba Rayon baragiye baturishije abafana mu bireke barahosheje narabonye bafonga ba Omar Nyinge ba Keve n'abandi bakinnyi batandukanye barahosheje ibintu biranga mu kwanga na president wa Rayon imanukira ye warahabwa ati please baranga bibasaga nyine bimaze kubasaga rero match hari ikintu abantu bitiranyije Rayon ntago yikuye mu kibuga icyo najya mu kibanza gisobanuke Rayon ntago yikuye mu kibuga oya ahubwo icyo kibazo cy'umutekano muke cyari kibaye uko kutihanganira imisifurire byari bibaye byatumye
umusifuzi afata umwanzuro wo guhagarika umukino ku mpamvu z'umutekano muke. Mu yandi magambo, ntabwo Rayon nk'abakinnyi abanze imisifurire ngo bave mu kibuga, ntabwo aricyo komiseri yavuze cyangwa se cy'umusifuzi yaripotinze, ahubwo kubera impamvu z'umutekano muke, nk'umuntu nyine ubushinzwe ibijyanye no kureberera umukino, komiseri yavuganye n'umusifuzi wo hagati nabo ku ruhande, banzura ko match bahagarika ku mpamvu z'iyo incident y'umutekano muke yari ibaye. Rero ntabwo yikuye mu kibuga. Iyo yikura mu kibuga icyo gihe ihita iterwa forfait automatically. Kwikura mu kibuga etegal gutsindwa match. Wikura mu kibuga ute, icyo gihe uterwa forfait. Ariko utikuye mu kibuga bikaba impamvu z'umutekano muke, habagiye kurebwa ku rindi tegeko ritandukanye no kuba wowe ubwawe wikuye mu kibuga. Mu yandi magambo, hari abantu babonaga bavuga ngo Rayon Sport ngo igomba ngo guterwa forfait ngo kuko ngo yikuye mu kibuga. Ntabwo yikuye mu kibuga. Mereza nyure muri raporo gato y'umusifuzi mbanze mbajyanire. Igihari rero, iyi raporo ni nayo ku kigero cyo hejuru igomba kugena ibizaba Rayon na Bugesera ibizafatwa nk'umwanzuro. Nubwo hari inama ikomeye cyane yabaye ngiye kugarukaho. Rayon na Bugesera ndakumenyesha ko ikigomba kuba kuri iyi match bagomba gutegereza ibiva mu nama ngiye kugarukaho, ariko reka manze nkubwire kuri raporo y'umusifuzi. Umukino uhagaze ku minota 57, umusifuzi Patrick yitwaye neza cyane muri uyu mukino, afata ibyemezo byiza bitewe nuko umukino wagendaga ubona birimo ubunararibonye. Ubwo bavuga umusifuzi wo hagati Patrick nyine niwe bavuga. Muri iyi raporo ku minota 53 rutayizamu Abedi yahuye n'umukinnyi wa Bugesera FC bisanzwe mu mukino, nta kosa ryabayeho. Umusifuzi Patrick yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza. Nyuma y'umukino, umukinnyi wa Rayon Sport Hakimu Bugingo wambaye nimero 24 yakoreye kosa umukinnyi wa Bugesera. Umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty, cyari cyemezo nyacyo. Ibi byakozwe na Bwana Hudu Munyemana, akaba yashoje avuga ko umusifuzi Patrick ari gushimirwa ko yitwaye neza muri iyi match. Avuga ko ari umusifuzi mwiza, asaba ko akomeza guhabwa imikino. Ibi rero komiseri yavuze, ibi nibyo bita mu kanya ndaje mfate ya nama ndebera ya nama yabaye gitaraganya. Ibi ni Jean-Luc imfura yacu, umunyamakuru wa BNB, grand frère nubaha, wabonye iyo raporo, niwe wabipostinze kuri social media ze. Rero Hood nka komiseri w'umukino, iyi raporo yatanze akavuga ko umusifuzi yasifuye biri fair, ntabwo wabikuraho mu buryo bwari bwo bwose. Nango komiseri w'umukino niwe ukora raporo y'imisifurire. Ibyo yavuze naba mbyemera, naba ntabyemera, waba ubyemera, waba utabyemera, waba ubyishimiye, waba utabyishimiye, niko nyine bifatwa, niko FIFA yabigennye, niko CAF yabigennye, niko Ferwafa ibyubaha. Komiseri w'umukino niwe ukora raporo. Nge nakora yanjye, wakora yawe, wafite kubyumva, mfite uko mbyumva, wabigora gusa uko bishaka kose, nabigora gusa uko bishaka kose, ntacyo byahindura. Komiseri icyo yavuze nicyo kirebwa. Icyo rero mwacyumvise ko we umusifuzi yitwaye neza kuri we. Iyo raporo yakoze ubwizarebwaho. Mu yandi magambo, komiseri we aravuga ko fairly aho match yari igeze Rayon Sport imaze gutsindwa 2-0, nta kibazo na kimwe kirimo. Icyo rero, icyo ni raporo ya mbere zaherwaho. Hanyuma ingingo ya kabiri ni inama nkesha mugenzi wanjye Rugangura Axel
yanditse ati amakuru atari ivumbi mu kanya gato gashize muri Kigali Convention Center harangiye inama yahuriye mu Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye, umuyobozi wa Ferwafa Alphonse Munyentwari, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Bwana Adolphe Kalisa Kamarade, bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Madame Yolande Macron abanyuzeho arabasuhuza yikomereza. Ese iyi nama y'aba bayobozi yigaga kuki? Ese byaba bifite aho bihuriye n'imvururu zabereye i Nyamata ku mukino wa Rayon Sport na Bugesera? Reka dutegereze twihanganye, andi makuru turayamenya mu gihe gito kiri imbere. Icyumweru gihire, muragahorana Imana n'u Rwanda. Urumva abayobozi bahuye muri convention, Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda, ubwo urumva harimo security kwa polisi no bacunga umutekano, Minisitiri wa Siporo ni Mace, umuyobozi wa Ferwafa no mupira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Kalisa Adolphe Kamarade twavuganye naje mbabwire ibyo twavuganye, nawe ni Ferwafa ni mu mupira, harimo abayobozi b'ingabo ndetse harimo n'umuvugizi wa guverinoma. Kamem iki ni ikintu nyine gifite gihuriye na image y'igihugu kandi n'ubu bishinzwe. Ushobora gutekereza ko ibyo Rugangura yavuze cyangwa yanditse birashoboka ko yaba ari inama yiga kuri iriya insida. Impamvu nshaka kubyantisipa gutyo nuko ndebye amatangazo yasohotse ku mugoroba, hari nk'itangazo ryasohoye na Ferwafa ryavugaga riti nyuma y'imvururu zabereye kuri stade ya Bugesera ku mukino wa Rwanda Premier League wahuje ikipe ya Bugesera na Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu 17 Gicurasi 2025, aho umukino hagaze utarangiye, turamenyesha ko ibikorwa byose by'urugomo bibangamira imigendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bitazihanganirwa. Tuboneyeho kandi kubamenyesha ko icyemezo kuri uyu mukino kizafatwa bidatinze n'inzego za Ferwafa zibifite mu nshingano. Mugira amahoro. Umva Ferwafa yise yiprononsa bikiba, umva ni case ikomeye. So niba mwayibonye hari na tweet ya minister nawe wagize icyo avuga kuri iyi saga, Minister Neri Mukazayire, Minister wa Sport, avuga ko bidakwiye nyine byabaye hariya mu Bugesera kuri match. Rayon Sport nayo yasohoye itangazo, ngira ngo mwayibonye. Rayon Sport yasohoye na itangazo iminota tumaze kuri ngahe, yavuga ati ubuyobozi bwa Rayon Sport tugire dusoze. Ubuyobozi bwa Rayon Sport buramenyesha abafana ba Rayon Sport, abakunzi b'umupira w'amaguru ko babajwe bikomeye n'ibyabereye kuri stade ya Bugesera kwa gatandatu kuri stade 17 ku mukino wazaga Bugesera na Rayon Sport utabashije kurangira. Ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru, gukina mu mucyo ndetse no ku buyobozi bwa Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukora n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Minisiteri ndetse n'izindi nzego n'ibindi byinshi kugira ngo nyine ibibazo bitazongera kuba. Turasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira ibisa nk'ibyabaye kugira ngo bitazongera kwa. Turakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru uzira amakemwa ushingiye mu mucyo, ubufatanye n'iterambere rirambye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport FC birumvikana inzego zose icyo ziri guhurizaho ntibikwiye, byabaye ziravuga ko bidakwiye, inzego zose zirabihurizaho. So nagerageje kuvugana na SG yarari hanze y'u Rwanda mu ijoro match kirangira, yarari kugaruka mu gihugu avuye muri kongere ya FIFA. SG wa Ferwafa Kamarade Adolphe yambwiye ibintu bitatu by'ingenzi soza. Icyambere yambwiye ngo twebwe nka federation turategereza raporo ya komiseri wa match. Icyo ni icyambere, iyi niyo duheraho dufata imyanzuro. Icya kabiri, kuba Bugesera bivugwa ko ariyo yakiriye umukino, bityo ikaba hari abavugaga ngo yinjije abafana barengeje ubushobozi muri stade, mu bafana yinjije barengeje ubushobozi, kuki bagiye kujya hari ahantu ho guhagarara, kuki batagiye aho kwicara, ubwo niba bagiye aho guhagarara muri club licensing, ubundi ni gute abafana bari amace bahagaze ahantu hatari intebe cyangwa imyanya yo kwicaramo. Bati Bugesera ni igomba kubazwa iby'umutekano ntiyakiri umukino,
ati kanaterwa amaga kuko niyo yatumye abafana bajya hariya ko niyo yari bishinzwe iby'imyinjirize. Umuyobozi yambwiye ko ngo harebwa nanone context icyabaye, donc situation ihari muri ya raporo y'umusifuzi avuga ko iyo context y'icyateye ibyo byabaye nyine byo gutuma umukino utarangira by'umutekano muke byaturutse kuki. Ubwo hazamo n'inzego z'umutekano uko biri kose, wenda ari niyo mpamvu niyo nama ihari. Ntango ntusoma itegeko gusa rigira na interpretation yaryo, nturisoma gusa nk'itegeko ahubwo urarisoma ahubwo ukarisanisha n'icyabaye ukabona kuri igisobanuro gikwiye. So icyo ni cya kabiri mwamenya, nuko ngo hari itegeko yego, ariko hari no kureba incident yagenze ite kugira ngo umutekano muke uzemo. Rwazamo n'inzego z'umutekano byinshi birumvikana, icyo kigomba kurebwaho. Hari raporo ya komiseri w'umukino, hari icyateye umutekano muke, n'inzego z'umutekano nyine zigiramo uruhare kumenya situation ibihari. Match kiba ari ikintu gikomeye. Mwe mubona abapolisi gusa, abandi n'abandi bantu bakora muri security byambariye civile bareba bari mu bafana bareba bakamenya situation. Ntaga abantu gusa baza ngo n'abapolisi gusa bari mu mutekano. Reka match ni ikintu gikomeye, ahantu ahore abantu ibihumbi bingahe, ntago nyine ari ahantu apfa kuvuga ngo urashyira abapolisi wenda 20-30 gusa. Abarimo n'abandi bantu nyine bari muri security ariko byambariye civile bari kureba situation uko imeze. So ibyo byose rero hari ukadaringa information niki cyateye no incident, iki kintu nyine kikigwaho. Icya gatatu ibigize ibyaha, iki ntago nakiganiye na SG, ahubwo nagerageje kubaza abandi bantu bari mu nzego zitandukanye. Ibigize ibyaha mwabonye hari abantu bakomeretse, babiri ambulance yatwaye. Ibigize ibyaha n'abari abakoze ibintu bigize icyaha, abo barahanwa bititawe ngo wari uri waje muri match y'umupira w'amaguru. Ugize nk'ibyago nka Amerika baragufasha uri gutera ibuye, wabihanirwa rwose. Kubaje kuri stade ukawutishima imisifure ni wowe gutera amabuye. Ibigize ibyaha birahanirwa. Ibyo rwose nuko biteye. Hanyuma ibindi bijyanye n'umupira w'amaguru, football, resultat zo mu kibuga, Sebugesera iraterwa mpaga, n'ikipe itaracunze umutekano, Serio irahanwa, ese match irasubirwamo itangire A0, ese match irasukurirwa yari igeze ku minota 57 ikomeza ari 2-2 bya Bugesera. Ese abafana bazemererwa kwinjira wenda nikomeza cyane bazabyemererwa. Ibyo byose kinyamupira byose nibyo bagomba kwicara bagafataho umwanzuro nka federation. Niyo mpamvu mu itangazo ryabo bavuze ngo turabifataho umwanzuro. So bref, wamenya rero bitatu soza. Menya ko hari raporo y'umusifuzi ivuga ko umusifuzi wa hagati yitwaye neza nabo bafatanyije, kandi iragira uruhare rukomeye cyane mu bijyanye no gufata imyanzuro. Icyo ni icyambere. 2, menya ko ibintu byakorwa bigize icyaha niyo byakorerwa kuri stade bihanirwa regardless yo kuba byakorewe kuri stade. Gukora ibikorwa bigize icyaha bigira amategeko abihana nyine, kimenye. Kandi ni inama wumvishe yateraniye muri Kigali Convention Center mu bayobozi batandukanye, umuyobozi wa polisi, ministre, abayobozi ba federation n'abandi, umuvugizi wa guverinoma n'abandi bantu batandukanye. Rwangura reportinze biragushaho nyine mu kureba ibyo byaho kuntu byahanwa bikanakumirwa ntibizanongere. Wenda ashobora no gufata n'imyanzuro yindi nyine iremereye, ko ni ntago ari ikintu nyine kizi, ikintu gituma ministre agira tweeting aferwa fiki prononce bihatari. Icya gatatu, menya ko amategeko mwagiye mubona atandukanye ngo ararebwa agakorwa interpretation harebwa icyitwa context y'icyabaye, harebwe ku cyabaye. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo decision ngo irafashwe regardless
ngo nugusoma itegeko gusa ngo bigenze gutya bigenda gutya, si bihwanye nyine, ngo bashyira mu nyurabwenge, bari yiga ku kibazo cyabaye bakagisanisha n'itegeko bakunda gufata umwanzuro. Vuba cyane federasiyo irasohora umwanzuro, ubwo natwe nitubona nka Rugaju Sports tuzawubagezaho. Muri comments namwe mwemerewe gutanga ibitekerezo byanyu, mwebwe muri nyina abakunzi umupira w'amaguru, muri abafana. Njye sinemerewe gutanga opinion zanjye nk'umunyamakuru, njye nemerewe ko reporting cyabaye, sinemerewe no kubereka uruhande mpagazeho. Mwebwe murareba imisifure yari myiza ntiyari myiza, imyinjirizo uko byagenze byari byo ntibyari byo, ibyabaye hakorwa iki kugira ngo ntibizongere, ko numva nta muntu kameme wavuga ngo arabishyigikiye biriya. Ese byakemuka gute? Ese icyabiteye ni? Namwe mwashyiraho commentaire zanyu, ariko commentaire zanyu ziba ari commentaire zirimo ibintu bitatu, zirimo ikinyabupfura, mukoresha amagambo meza akwiye. Icya kabiri zigomba kuba ari commentaire zubaka, mukoresha commentaire zubaka, zikame dushake solution mu bitekerezo byacu, dushaka igisubizo nyine cyiza. Hanyuma icya gatatu zizemo ubwubahane, mwubahane, muhana amahoro. Hari igihe umuntu atanga comment ugasanga undi yamututse, si ngombwa. Uramutuka se bihindura iki? Uramutuka se bigarure rezilita, bigarure match, bihindura iki? Ntacyo bimaze. Ni byiza nyine gukoresha ikintu cy'ikinyabupfura. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ubwo iyi nkuru turakomeza kugenda tuyikurikira, ikiza cyose turakibaha. Mbibutsa ko ni kuri Rugaju Sport ugomba kuza kwamamaza mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi. Aya mezi abiri ari imbere, arimo akazi gakomeye, sana amafaranga ntago duhenda, ubundi ducuruze, twamamarize, twunguke. Tuzanabihuza na Instagram, tuzabicuruza ari bibi. Ni YouTube na Instagram. Instagram ifite abantu 215, YouTube ifite abantu barenga 225. Abo bantu bose bababyaza umusaruro, kandi urabibona ko video dukora zirarebwa cyane cyane cyane. Muranayibona yuko no kuri Instagram turakurikirwa cyane cyane cyane. Nabakoze social media zanjye rwose mbashimira cyane, ziri mu zicuruza cyane mu banyamakuru hano mu Rwanda. Overall atari no muri sport gusa, ziri mu ziba ziri kugenda. So ngwino rero, ngwino yamamaze, wamaze ibikorwa byawe, wisanishe ni brand ya Rugaju Sports. Hanyuma no kuri Instagram kuri Rugaju, hanyuma duteze imbere byawe kandi mu buryo bwiza cyane. Zandani zarizo, Imana ibarinde. Bye.